aha nari ndi gutekereza style nakora mu musatsi wanjye ngiye gukora ikiganiro kuri YouTube channel, ndangiza ntekereza style imwe, nanjye mfata igisokozo nangira gukora umusatsi wanjye musokoza nkoresha n'akandi gasokozo gatoya kugira ngo mbashe gukora style yanjye nari nifuje gukora. So urabona biracyakomeje, ndacyasokoza, ndacyaca umurongo, ntago biba byoroshye. So ndangije ndasokoza neza umusatsi ndawunoza bya hatari. So birangije abona nishimiye ndi kubona umusatsi wanjye utangiye gukuramo neza, umeze neza, n'inyuma nari maze kuhafunga. So murabona yuko ndimo ndagerageza. So ni munseke ntago mfitemo experience nyinshi cyane, ariko urabona ko ndimo ndagerageza, ndakomeza ndasokoza kugira ngo style yacu ibe gusa neza cyane. Inyuma nza gufunga umusatsi wanjye. So hari aho umusatsi wanjye wacitse narabibabwiye, ntago uri kuresha hariya uko muri kubibona narabibabwiye, ariko ndakoza ati ngombe mbonemo style mu musatsi wanjye nifuza. So muri kubibona neza ndasokoza mfata ka gasatsi nashyize ku ruhande, nshaka kugabana. hari akabano nari mfite nshaka nkabanireho ku ruhande kugira ngo bize gukomera. So muracyabibona style iracyari style. So birangije gushyiraho akabano mfata twa dusatsi tuba turi ku ruhande kugira ngo isokoze turyame neza ku musatsi kugira ngo tutaza kudiranja style yanjye ukabona iri gusa nabi cyane. So murabibona hano nari nsoje nangiye kwifata utuvideo ndeba ko meze neza, nangira kwiryagagura. muri kubibona anihindukiza nirebeshwa ku ruhande hirya no hino. So guys, urabona nawe ushaka kwikora style yawe wibereye mu rugo ukagenda ukeye.